Nyuma y'iminsi 35 yuzuye abafana ba Rayon Sport batakibona itsinzi, amajwi y'ibyishimo yongeye gusakuza kuri Kigali Pele Stadium ubwo Gikundiro yihanangirizaga Rutsiro ibitego 3 byose kuri kimwe, ndetse igasubiza akanyamuneza mu mitima y'abakunzi bayo bari bamaze ibyumweru bicira isoni. Ni umukino wo ku munsi wa kane wa shampiyona wakinwe ku mugoroba wo kuri wa gatandatu, icyizere cyasubije mu maso y'abafana ubwo ku munota wa mbere gusa Tambwe Guruwari yafunguraga amazamu ku mupira mwiza warutewe na Basane Azizi. Umunyezamu wa Rutsiro yagerageje kuwukuramo ariko umupira uramucika uca mu cundura, hanyuma Kigali Stadium ihita ihinda urusaku, abafana ba Rayon Sport bavuza induru y'ibyishimo. Ariko ibyishimo ntibyatinze kuko ku munota wa 8 gusa Shimiyimana Emmanuel bakunda kwita Kabange yohereje umupira inyuma awohereza Mbogere Jonas, awufata are kuri shot rikomeye gusa rirusha imbaraga umunyezamu wa Rayon Sport, bityo biba igitego 1-1. Iminota yakurikiyeho yabaye nk'iyamatsiko kuko amakipe yombi yakiniraga hagati mu kibuga, ariko Musole Press aza gupfusha ubusa uburyo bwari bwabonetse mbere y'izamu. Rayon Sport yakomeze gushaka igitego, maze ku munota 42 kapiteni Serumogo Ali Omar ahindura umupira neza, awuhindurira Bigirimana Bedi awushyira mu rucundura, igitego cya kabiri kiba kinjiye uko abareyo bongera kuririmba. Bikaba ari nako igice cya mbere cyarangiye. Mu gice cya kabiri umutoza wa Rayon Sport yakoze impinduka, Harerimana Abdelaziz asimbura Habimana Yves. Rutsiro yagerageje kwishyura, ndetse ku munota 49 wo bita Mbombere Jonas yongeye gutsinda, ariko umusifuzi yerekana ko habayeho kurarira ngo yari yamaze kurarira. Amakosa yaje gukorwa n'umunyezamu wa Rutsiro Nzana Ebin ubwo yakoraga ikosa Azizi Basane yavuyemo penalty. Abedi niwe wayiteye ariko umunyezamu ayikuramo. Abafana bari bagiye kuvuga bati birarangiye, ariko Rayon Sport ntiyacitse intege, yakomeje kwataka mu buryo bufatika. Ku munota 90 Azizi Basane yishyura icyizere cy'abafana ndetse atsinda igitego cya gatatu ku mupira mwiza ahawe na Tambwe Guruwari. Uyu Azizi Basane niwe wari wamaze guhusha penalty, ahita akoma agatima ku bafana bari bamaze iminsi barabuze icyo bishimira. Umukino urangira ari ibitego 3-1. Rayon Sport ikura amanota 3 y'ingenzi kandi izamuka ku mwanya wa kabiri ku rutonde rwa shampiyona n'amanota 8 mbere y'uko indi mikino irangira nayo. Mu yindi mikino yari yakinye kuri uyu munsi, AS Kigali yatsinze Marine igitego 1-0. AS Muhanga inganya na Etincelle igitego 1-1, naho Bugesera inganya na Gasogi ubusa ku busa. Kuri iki cyumweru noneho hateganyijwe ibindi birori, aho polisi iza gukina n'Amagaju saa 9, APR nayo yakire Mukura kuri Kigali Pele Stadium saa 10:30. Kuri ubu abafana ba Gikundiro baravuga iyi tsinzi ibabereye nk'itangira rishya. Kuvuga nkoranyambaga bamwe banditse bati Rayon Sport yacu yongeye kugaragara ko ari ikipe y'abahanga, turakomeza kwiringira itsinzi. Undi nawe yagize ati nyuma y'ibyumweru 5 gusa tubabazwa, ariko noneho turaseka kuko Murera yongeye gutsinda, twagarutse. Rayon Sport iragarutse mu mukino wo kwiyubaka, kandi abafana bayo barasubiye mu ndirimbo zizabo zisanzwe, ndetse bayishimagiza. Bazaririmba bavuga bati Rayon Sport iza guhora ari Gikundiro koko, nubwo tutari hejuru igihe cyose, ariko tuzahora inyuma yayo. Gikundiro izahora ari Gikundiro. Iyi tsinzi ni ikimenyetso cy'uko ikipe iri mu rugendo rwo kongera kwiyubaka nyuma y'ibihe bitari byiza. Abakinnyi nka Tambwe Guruwari, Azizi Basane ndetse na Bigirimana Bedi bari mu kuba urufatiro rw'itsinzi nshya z'iyi kipe ishyigikiwe mu Rwanda. Ese Rayon Sport yaba yagarutse cyangwa cyaba ari igihe cyo kutubeshya? Duhurire muri comment umbwire uko ubona iyi tsinzi.